Nyuma yaho leta ishyiriye itegeko rigenga amashuri y'incuke ndetse n'ibisabwa kugira ngo hatangizwe ishuri ry'incuke, dore ko uruhare rw'aya mashuri mu kongera ireme ry'uburezi ndetse no kubohora ababyeyi ngo bajye mu mirimo rugaragara cyane. Ababyeyi bari basanzwe barerera mu ishuri ry'incuke rya Kagunga baratangaza ko bahangakishijwe cyane n'ifungwa ry'iri shuri ry'incuke ryari ryarakiriye abana babo, bimwe bahamya ko babatunguye dore ko n'igihembwe kitararangira. Ikibazo cyacu abana batangiye kwiga kibageze hagati ngo ikigo kirafunze ntabwo bakizi, kandi turabona igihe cy'amazamini kirageze kandi twari twarishyuye. Ubu se nkanye nabaha amafaranga yanjye ntaragura n'ikigomo, ubu se umwana wanjye aricara aba imbogo. Ingaruka yo yakurikira kuko ntabwo umwana wanjye niyiganye n'abandi baramwamujyane kuri ikindi kigo, kandi ntabwo batangiranye ikizame kiratangiye. Urumva umwana ntiyamenya n'ibyo akora, abandi bamusiga mu masomo. Nta mafaranga umuntu yabona guhitarihirira ibyumweru 2 byonyine bisigaye. Ikibazo dufite baratwandikiye kwa gatanu abanyeshuri udupapuro kw'inama y'ababyeyi, kwa gatandatu tuyizamo baza kutubwira umukecuru ushinzwe uburezi mu karere ka Kicukiro azatubwira ngo aje kutubwira ngo ikibyimbye kimeneke, nk'ikibyimbo kimennye ngo kiboneraho gukira, ngo abanyeshuri ngo kwa mbere ngo ntago baziga ngo bazafungira amashuri. Turabaza se duti ko ikigo kimaze imyaka 16 mukizi ko gikorera hano, nimba hari ibyo mwasabye batujuje kuki mutagifunze mbere yuko abana baza gutangira, kandi ibipapuro barabyandikaga ahantu hose by'igihe bazandikira. Iyo mureka basi bakarangiza iki gihembwe mu kwa mbere tukazishakiraho tujyana abanyeshuri bacu ibyo bubahirije batabikoze. Ntaganda Innocent, umuyobozi w'ishuri ry'incuke rya Kagunga, aravuga ko yakorewe igenzura maze asabwa kuzitirira ishuri, nyamara hari anandi mabwiriza yatanzwe mu mwaka wa 2012 nubwo hatari we wayoboraga icyo gihe. Gusa akomeza ashimangira ko ubuyobozi bw'umurenge butakabaye bumufungira ishuri kandi abana begereje ibizamini, akaba hasaba ko yakwihanganirwa maze ishuri rigafungwa nta muntu n'umwe ubangamiwe. Kuko nari ndi kuri pressure cyane gufunga nkabona ntacyo ushobora gusobanurira ababyeyi, se ndafunga bigize gute. Nandikira akarere, umuyobozi w'akarere musaba ko baturenganura byibura abana bakagira gute, abana bakaba babasha kurangiza igihembwe nta kibazo kindi bigize biteje, bidahungabanyije abana, bidahungabanyije ikigo, bidahungabanyije n'umurenge n'ababyeyi muri rusange. Bamwe mu babyeyi basanzwe barerera mu ishuri ry'incuke rya Kagunga barasaba leta ko yabaha igihe cy'umwaka kugira ngo bashobore kwishakamo ubushobozi, dore ko benshi muri bo bavuga ko nta bushobozi bafite bwo kujyana abana babo mu mashuri y'incuke ubuyobozi bwifuza. Icyifuzo cyanjye nuko bareka byibuza bakakora iki gihembwe, ikindi gihembwe ibindi bihembwe wenda tukabashakira ikindi kigo bakiga ahandi, cyangwa bakaduha umwaka ukarangira, wamara kurangira tukabashakira ahandi. Ndumva rero icyifuzo cyane mfite umwana batuvugira rwose abana bakabareka bakarangiza n'uwa gatatu. Ibyo basaba nibaduha uburenganzira dufatanye n'uburezi bw'ikigo, izo ntebe tuzigure, nimba ari iryo shuri kuvugururwa natwe tuzabatera inkunga rivugururwa. Nta mwana uragwa hano, nta mwana wiga hano ufite umwanda, nta mwana utaha yakomeretse, baba bakeye. N'ubuyobozi bw'ishuri ry'incuke rya Kagunga bemeza ko abashinzwe uburezi bihuse kurifunga. Nyirampari Batenda Eugenie, umuyobozi ushinzwe uburezi mu murenge wa Gikondo, yavuze ko iri shuri ritari ryujuje ibyangombwa, bityo bahitamo kurifunga mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abana baryigamo, ariko kandi bakaba bafite gahunda yo kwimurira mu yandi mashuri y'incuke ari muri uyu murenge wa Gikondo, bakazatangira kwishyura mu gihembwe gitaha, ingingo itavugwaho rumwe n'ababyeyi barerera muri iri shuri ry'incuke rya Kagunga. Abo babyeyi nta kibazo bari buhure nacyo, kuko ababyeyi tuyemeje gufata abana tukabajyana mu yandi mashuri, kandi turasaba ibigo by'amashuri kutabishyuza kugira ngo babakoreshe ibizamini, kuko dufite izindi materineri zihari. Turasaba abarimu babakoresha ibizamini nk'ibisanzwe, nawe agende yitegure. Iki cyemezo cyo gufungira ishuri ry'incuke rya Kagunga cyafashwe n'umurenge ndetse n'inzego zitandukanye, cyahungabanyije ababyeyi bari bafite abana muri iri shuri ry'incuke rya Kagunga, dore ko bemeza ko ari ryo shuri ririho amafaranga make ugereranyije n'andi mashuri ari mu murenge wa Gikondo. Bimwe bashingira bavuga ko bamwe mu bana bo bagiye gutaha amashuri, bikazongera umubare w'inzererezi ubarizwa mu mujyi wa Kigali. Icyo kitumariye nk'abaturage bahangaha, iri shuri ryacu ufite 5 yazaga bakamwakira, ufite 1000 akaza akagitanga, kuzageza igihe rya 10 ryawe rya 13 bizagereramo. N'utafite yewe turabizi, nkanjye ndi umuturanyi hano hepfo, turabizi n'utafite harimo abana benshi bigira ubuntu.
none rero ikindi kibazo baratubwira ngo amashuri atwegereye ni menshi ngo tujyane y'abana. Ikibazo giteye gutya, twababwiye ko iri shuri twishyura muri tranche bakabyemera, aho handi ni ukuvuga ngo uragenda ukagerayo bakaguteranyiriza ibyangombwa byose bisabwa ukagomba kwishyurira rimwe. Nubwo Ntaganda Innocent umuyobozi w'ishuri ry'inshuke rya Kagunga yifuza ko iri shuri ridafungwa, nawe yemera ko hari byinshi ridafite nk'intebe, igisenge ndetse n'ameza, ariko kandi akaba yarafite gahunda yo kubitunganya mu minsi mike cyane. Gusa na leta yakabaye ifasha amashuri nk'aya abadafite ubushobozi bwo kuba yakwihaza mu bikoresho byose aho kuyafunga mu gihe aharanira inyungu rusange. Namaze gufata gahunda, nakoze komande y'intebe, intebe 115 ndetse n'amameza 40. Ibyo ngibyo ni ibintu nayo namaze gukora komande, namaze kuvugana n'abazabinkorera. Ibyo ngibyo nibyo bintu biri mu bintu nishinjaga ikigo kitagize gite kitujuje. Clôture yo nayo navuze twari twabanje dushyizeho isengenge kuko ziremewe. Toilette nayo aho bavugaga hadakoze na amabati twari twagerageje twashyizeho, n'imbere twagerageje twahakoze. Ndumva nta kindi kibazo cyari gisigaye. Ahandi bavuze hatujuje karite, bavugaga ahantu hameze nkaho umusingi wagiye umanuka, naho twari twazanye mu engineer aratubwira ngo twereke uko tuzabikora, ariko uburezi we ntabwo ariko abyumva, aravuga ngo ni ugusenya bagatangira bushyashya. Itegeko nimero 23/2012 ryo kuwa 15 Kamena 2012 rigena imitunganyirize n'imikorere by'amashuri y'inshuke abanza n'ayisumbuye. Ingingo yaho ya 29 ivuga ko gushyiraho no gucunga amashuri y'inshuke bireba ababyeyi bakunganirwa n'akagari, maze akarere kakabafasha kubona imfashanyigisho, integanyanyigisho ndetse no guhugura abarimu. Ibihe bikaba bigaragaza ko habayeho uburangare bw'inzego z'ibanze mbere y'ishyirwaho ry'iri shuri, bimwe bigiye gushyira mu gihombo ababyeyi bagera ku 120.